Uyu musore muri kureba kuri screen yanyu, uyu nguyu ubu tuvugana ntabwo akibarizwa kuri ino si y'abazima, biturutse ku mukino w'amahirwe usanzwe witwa akadege cyangwa se aviyata, ubwo uyu musore yafataga ibihumbi 200 akajya gukina uwo mukino, bikaza kurangira akadege kamuriye ibihumbi 170, hanyuma we aho kugira ngo atahe ajye kwitekerezaho, ahubwo afata umwanzuro wo kujya kwimanika mu giti, birangira ashizemo umwuka. Ndagira ngo mbaramburire ino nkuru mbabwire byinshi bifite aho bihuriye n'iyi nkuru y'akababaro, hanyuma kugira ngo n'abandi bibabere isomo, kubera ko uyu mukino ni umukino ukomeje kugenda uhitana ubuzima bwa benshi. Ni njye Kizo tugiye kubana muri ino minota. Ubundi ibi byabereye mu karere ka Gasabo, ahazwi nko mu murenge wa Nduba cyangwa se Nyacyonga. Ni umuhanda uva Nyacyonga uhuza Gasanze. Ngira ngo abantu bazi Nyacyonga ku isantere barahazi ko hakunze guteranira urujya n'uruza. Uyu musore rero uri mu kigero cy'imyaka 30 ariko utaramenyekana amazina ye cyangwa se imyirondore ye, ngo yari afite ibihumbi 200 ubwo yari ari gukinira mu cyumba gisanzwe gikinirwamo imikino y'amahirwe, ariko we akaba yari ari gukina icyo bita aviyeta cyangwa se imikino y'amahirwe. Uyu musore ngo yakomeje gukina, abari aho nk'uko babitangaje bavugaga ko yari afite igifurumba cy'amafaranga angana n'ibihumbi 200, ariko ngo icyuma cyagomyaga kimurya buri mwanya. Uyu musore ngo aho kugira ngo atahe, ahubwo we yafashe umwanzuro wo kujya ahari ruhurura cyangwa se ahantu hari ikiraro kirimo amazi atemba. Aragenda agihagarara iruhande, ariko umuzamu wari aho hafi ushinzwe gucunga pipiniyeri cyangwa se indabyo, nibwo yamubonye mu masaha y'isa 5 z'ijoro, akeka ko ari umujura, ahita amutunga itoroshi, hanyuma umusore asubira inyuma, asubira n'ubundi aho yari ari gukinira. Uyu musore ngo yahise agenda yicara ahantu arigunga, dore ko ngo n'imvura yagwaga, ariko n'ubundi bikomeza kumwanga mu nda, we akaba yari yafashe umwanzuro ko agomba kuza muri ruhurura akayinagamo. N'ubundi yongera agaruka, mu kugaruka n'ubundi arongera yitegereza icyo kiraro kiri hafi aho, ashaka gusimbukiramo. N'ubundi umuzamu wa pipiniyeri cyangwa se umuzamu w'indabo ziri aho hafi aba yamubonye, n'ubundi arongera amutunga igitoroshi amubaza ngo urinde, urashaka iki? Uyu musore rero yabonye uyu muzamu akomeje kumwicira gahunda, nibwo yahise azamuka mu gashyamba kari haruguru y'umuhanda, aragenda abona igiti cyari kiri muri iryo shyamba, arangije akuramo inkweto za bodaboda z'umutuku yari yambaye, akuramo ipantaro ya tiriningi yari yambaye, akuramo n'umupira w'amaboko, arangije afata ipantaro yari yambaye, afata n'umupira yari yambaye, arangije arabizingazinga, arabihambiranya, abikora nk'umugozi, hanyuma afata umugozi uba uri mu ipantaro y'itiriningi, uyu mugozi bambara mu rukenyerero uba umeze nka rase z'inkweto, arangije arawukurura awukuramo, nibwo rero yahise awukora nk'ikiziriko, awizirika mu ijosi, arangije yurira cya giti, inkweto za bodaboda azisiga munsi y'igiti, we arurira. Mu kurira rero yagiye abona ishami riri hejuru risa nk'irikomeye, azirikaho ya pantaro yazirikanyije n'umupira, ndetse azirikanya n'umushumi, arangije azirika mu ijosi, ahagarara ku ishami rito ryari riri hasi ye, arangije arihagararaho, biba ngombwa ko iryo shami ricika, hanyuma hasigara iryo hejuru rimunaganitse, nibwo rero yahise ashiramo umwuka atyo. Abamubonye rero bamubonye mu masaha ya mu gitondo, ubwo bari bagiye kurangura mu isoko rya Nyacyonga, bakimukubita ijisho bahise bavuza induru. Mu bahuruye rero hajemo n'abamubonaga ari gukina umukino w'amahirwe, bakaba ariyo mpamvu baketse ko ashobora kuba impamvu yamuteye kwimanika ari uko yariwe amafaranga ibihumbi 170, kwiyakira bikamunanira, bigatuma aza kwiyambura ubuzima. Bahise bahamagara inzego z'umutekano, ziraza zimukura aho, ariko inkweto ze zirahasigara. Nk'uko byatangajwe n'umuzamu rero w'izo ndabyo cyangwa se wa pipiniyeri ziri hafi aho, yavuze ko ubwo uyu musore yageragezaga kwinaga mu kiraro
yari yamubonye ariko agakeka ko ari umujura agahitamo kuhamwirukana, nibwo uyu musore yagiye rero kwimanika mu giti. Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 ariko umwirondoro we ntabwo uramenyekana, ndetse nta n'umwe wo mu muryango we wigeze ugaragara hano, dore ko n'abari aho bavuga ko uyu musore ashobora kuba atari uwo muri iyo karitsiye, ahubwo ashobora kuba yaturutse ahandi akaza gukinira akadege muri Nyacyonga, hanyuma we rero aho kugira ngo atasubire iwabo agahitamo kuza kwiyambura ubuzima muri ako gace. Ngira ngo nuko byagenze rero, ahasigaye reka tumubwire ngo agire iruhuko ridashira, nubwo bavuga ko uwishe ataririrwa, ariko abo mu muryango we ubwo bakomeze kwihangana. Reka mbashimire cyane, twongere tuze guhurira n'ubundi mu yindi nkuru ikurikira.